Ndabaramukije witeka duhire muwawe ikaze mu kiganiro ubutumwa bukiza mu minsi y'imperuka. Igihe ubutumwa bwa marayika gatatu buzaba burangije umurimo wabwo, imbabazi zaba zikuye ku banyabyaha bo mu isi bacumuye. Ubwoko bw'Imana buzaba busoje umurimo wabwo, buzaba bwaraka imvura y'itumba, ari byo guhemburwa guturutse ku mwami Imana, kandi bwiteguye rwose guhangana n'ibigeragezo bibutegereje. Abamarayika bazaba banyuranamo bava mu ijuru, abandi basubirayo. Marayika wari waratumwe mu isi azagaruka atangaza ko umurimo yari yarahawe awurangije, ko ishungura riheruka ryamaze kugera ku isi, maze abagaragaje ko ari indahemuka ku mabwiriza y'ijuru bose bashirweho ikimenyetso cy'Imana nzima. Nuko Yesu arangiza umurimo we wo gusabira abanyabyaha imbabazi mu buturo bwo mu ijuru, azamura ibiganza avuge n'ijwi rirenga ati birarangiye, maze abamarayika baziranenge bose barambika amakamba yabo hasi. Ubwo Yesu azatangaza ku mugaragaro ati inkozi y'ibibi yose nigume ikora ibibi, n'uwanduye umutima agume yandure, naho intungane igume ikora ibitunganye, n'umuziranenge agume abe umuziranenge. Mbese ninde waruta Imana? The truth is the truth, and you like it or not, tell the world they got to stand apart. This is Bible information. Mubaye Imana mihimbane. Sandero coming soon.